nanone reka ngushimire kandi nkwifurize kugubwa neza, nkwifuriza amahoro y'Imana itanga, nkwifurize umugisha Imana itanga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Weho tubana hano kuri Eva Mama Lionel, Imana nukuri ikwishimire kandi iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguhe. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu y'abadiaspora. Weho wahisemo kwibera hano ukaba umunyamuryango wa hano, Imana iguha umugisha. Uraho neza Mama Lionel? Muraho neza namwe. Amahoro y'Imana bane namwe kandi muyahorane. Undi kwigengesera kuvuga neza Mama Lionel. Ndi mu ishuri rya byose. Ndi mu ishuri rya, ndi kwirinda kuvuga ngo Mama Lionel. Mama Lionel, ndi kwirinda kuvuga Mama Lionel, ahubwo nkavuga Mama Lionel. Ifaransa ni hatari, ariko Lionel Mothers byari byoroshye rwose. Urumva prononciation iba mu Gifaransa. Mu Gifaransa bagira ngo buriya aha hanyu buriya ngo ni ah'abagabo, ntabwo ari ahanyu, hari mu gitsina gabo ni lose. Lose ntabwo ari lase. Uvuze lase waba uvuze ariko ngo buriya ngo ni ahagabo nyine, hagariwe n'igitsina gabo, ni lose. Ntabibaze. Surora ka gatebe kano, iyi ntebe iri muri saramanje y'iwawe, buriya ngo yitwa la chaise. Buri iriya nyine ni ingore. Ariko reba ka kandi kagasonga bugari, ka kandi kagatebe k'akanyarwanda, buriya kara ni akagabo, ni loba, niba loba cyangwa se lotabu. Bakita lotabu. Yego. Sinumva se nawe warize ku ngoma ebyiri. Oyi. Ndari bifaransa byo ku ngoma imwe n'ibyo ku ngoma ebyiri. Ni ku ngoma ebyiri. Yes, nibyo. Ko twahawe, natangiye kwiga, mbese ni nka nari ntangiye kumenya Icyongereza, Igifaransa neza, bahita bakubitamo nyine Icyongereza. Ni ukuvuga ngo ariko ahanini amashuri menshi nayize mu Cyongereza. Rero niyo mpamvu kuvuga Mama Lionel na Mama Lionel kubitandukanye birasaba nyine umuntu uri hirya wizeyo kabisa agatindayo. Gusa ni ukuvuga mama bikumvikana Lionel. Aho niho biba bivuze ngo ni umubyeyi wa mama, ni umubyeyi wa Lionel. Ariko Mama Lionel mvuze ngo ni nka Madamu Lionel, ni mama nk'umubyeyi, ni umubyeyi cyangwa se buriya ndabivuga gutera mu Kinyarwanda cyiza, ni ukuvuga ngo ni umubyeyi Lionel. Umubyeyi Lionel, ni umubyeyi Lionel, no kuvuga ngo umubyeyi wa Lionel. Ni ibintu nyine no mu Kinyarwanda kubitandukanya biragoye. Umubyeyi Lionel n'umubyeyi wa Lionel. Ariko warumeze neza. Ni ibintu biba binagaragara. Dushimira abantu baba badukosoye mu mivugirwe y'Ikinyarwanda cyangwa se mu mivugire y'Igifaransa. Imana ibahe umugisha. Amen. Warumeze neza? Ndaho. Amakuru y'iminsi? Amakuru yanjye ni meza. Kubaje ariko amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi se urareka tuzabaza Imana amakuru y'iminsi. Okay. Amakuru y'iminsi se ubu ndayazira. Yanze amakuru yanjye, ariko noneho nakwinjira mu minsi nkayinjiramo neza kuko mfite amakuru meza. Iminsi ikambera myiza kubera ko amakuru yanjye ari meza. Cyangwa se iminsi mibi nkayihindura. Ujya uhindura iminsi mibi? Njya mpindura iminsi kuba myiza, yari mibi. Ukoresha iki? Nkoresha kuguca amazi bibi byaje mu munsi. Urakaze wana. Hari umuntu wajyaga ambwira reka mbyihorere, ndumva ntaho biri buze guhurira n'iki kiganiro.
Ah, mama wa Lionel. nta kibazo niyo wagize gute. Ariko reka nkwereke uzuko kugira ngo abantu hatazagira akantu kongera kunshamo. Umunyabwenge wongera kugucisha mu ijisho. Nzajya mvuga mama wa Lionel kandi zabemeje uzabukoze. mama wa Lionel. Karame. Hanyuma Karame nawe, hanyuma wari wabona ahantu umuntu yaguze imodoka cyangwa se umuntu akajya guhaha ibintu urashonje nakwambye. Ndashonje ariko bibihangane. Yego. Sinshonje nyice. Cyangwa nananiwemo kimwe. Ariko oya no gusonza. Kunanirwa byo abantu bose kubaguhaye agakonje. Ndi mu gakonje kandi mukakankoreshamo. Asa nk'ibyo bintu ko bari bazi ko ibi biganiro nabigukoresheje mbere y'igihe. Ikibazo kunkoresha muri konje murabe mwumva. Ariko rero mazamba marionere murabe mwumva ko bari kunkoresha muri konje. Reka twigendere hano. Ubwo nta kibazo nyine, ubwo niko byagenze. Ujya ubona yenda urugero nk'umuntu aguze nk'ikintu agishaka, abyaye umwana amushaka, abyaye umwana amukeneye, ariko uburyo ki ahaye amwitayeho bikarutwa nkoresha imvugo mbi banyimbabarire, bikarutwa naho Imana itari kumumuha. Yego, nibyo ndabyumva. Wari wabona umuntu uguze imodoka akayihingaguza nk'iyo yateye. Nk'iyo yatoye burya n'ikintu watoye kuko wagifata neza. Watoraguye? Burya n'ikintu watoraguye wagifata neza kuko burya babyita gusigasira icyo wagezeho, tutitaye uburyo cyakugezeho ukwiye kugisigasira. Kera hari ijambo abakuru bajyaga bambwira, ntabwo ari abakuru bo mu ubundi abakuru tuzi ko ari abadayimoni. Oya, abantu bakuru. Abakuru kabite ngo ni abakuru, elders mu cyongereza, kugira ngo baze kubyumva, ariko bafite ubuzima, kuko twaravuganaga. Ntago ngewe naraguzaga cyangwa ngo mbaterekere, nubwo kubaterekera ntacyo bitwaye, keretse nterekeye abazimu babo. Ako ngiye naba nterekeye, nta guterekera abakuru ntabwo ari ikibazo nk'umuco nyarwanda, kandi baze kumbabarira n'izi kinyarwanda barabyumva. Ubu urugero, iyo uvuga ngo mama Margarita ubu umuterekereye, ese uba umuhaye ibisingizo? Nese ni buriya abantu batanazi yuko no gusenga uvuga Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje, uri data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye, ndi kuyiterekera. Kuvuga kwatura umuntu mu mazina. Niyo mpamvu akenshi cyane ugira amahirwe agira abantu bamusengera bamwatuye mu izina, burya baba bamuterekera kugira ngo ubugingo bwe bukomere. Baterekera umuzimu kugira ngo atazabatera. No. Icyo ni aho waba ugiye kuba nk'abakoroni baje batubeshya ngo twebwe guterekera abakurambere bacu ngo ni icyaha, ariko baduha abandi duterekera b'abakurambere. Nzagenda mbimenya gake gake. Ntabwo Mana yanjye, nanjye mbere niko nari mbizi mama Marionette, nari nzi yuko, kandi hari n'abantu badukurikiye bazi ngo guterekera ngo baterekera ngo bazimu. Oya, sho no guterekera n'umuntu utari umuzimu. Buriya iyo umuntu akubwiye ati nugira ku gatuti kanjye, mbere yo kugira ngo ushime Imana ariko nanjye ucime, terekera iyo Mana ariko nanjye unterekere, kuko Imana yanshizeho kugira ngo nyihagararira hano. Iyo utavuze rero ngo Imana ishimwe kandi na aposo runaka kandi Imana imuha umugisha, unsuzuguje, unansuzuguye, ninjye marayika, ninjye ambasaderi nyine, aho Kagame atari hajya yoherezayo intumwa ye.
ikavuga mu izina. Ejo bundi nabikunze cyane muri Rwanda Shima Imana, Ngirente yarahagaze aravuga ati afande cyangwa perezida wa repubulika yantumye. Burya iyo atagashyiramo hari ikibazo. No yarari kuvuga mwe ubwo yararabavuze ijambo rye. Rero mu buryo bwiza bwo kugira ngo uheshe agaciro wagutumye, urivuga ariko nawe ukamuvuga. Reka twigendere twivugire noneho rero mu kiganiro nshaka ko twinjiramo ariko umanje wansobanurira. Biterwa n'iki? Mu kinyabupfura cyiza banza umenye uhagaze ni kwande. Exactly. Mbere yuko Imana igutuma yaraguhaye ibyo uvuga. Yego. Ako songo yataguha aho ubivugira. Donc urafata birongo dusome muri Matayo 5. Umusomeye kwande. Uhagaze kwande aho uhagaze uri gusomera Matayo ni kwande. Turi kwari gihe tubivuga ngo turi kuramya abantu ngo twabagize ibigirwa Mana barakabije. Akwiye iminota ye yo kuvugwa. Niba akasongo yihorera. Uyu muntu akwiye gushimirwa, gufata iminota yo kumuvuga. Aguhaye amahirwe yaho uruhukira. Yes. Aguhaye amahirwe yaho urangururira. Ibyo uje kuvuga nawe rega yabi. Ese kuticaye mu nzu kwa nyoko cyangwa iwawe ngo bivuge ukareba ko aguhaye amahirwe akomeye cyane. Haruta mu nzu yawe, haruta mu buriri uryamamo, haruta muri toilette witumamo, haruta kwa nyoko no kwa so. Niyo mpamvu waje kubavugira. Uyu ni marayika w'itorero rye. Ubundi umushumba bari marayika w'itorero rye. Yego. Ubu ngende marayika w'itorero rya hariya. Nawe uri marayika wo kwa Eva mama wa Lionel. Yego. None ubwo ari marayika w'itorero wanzajya nyishiraho. None ubwo ari marayika w'itorero rye. Akaba guhaye uburenganzira bwo kuza kuvuga. Deja bivuga ko atabuze ibyo avuga. Yego. Wibuka ko hari isi ifite abantu benshi. Sinibyo afite abo bantu abereye marayika nabo barahari. Yatoranyamo. Nabo harimo abavuga. None wowe urahaza guhagarara utangire rega sinza bavuga utumwa njya mbona bishyizeho ngo nabahatare ngo bagira icyanditswe ngo baba bateguye. Ni byiza gutegura. Ako nibyo bintu mutegura mukabivuga umwaka wose aho ugiye hose ubivuga nabyo turabikemangwa ngo nitwa runaka n'ubwiyemezi bwinshi nitwa runaka nsengera hanaha dusome aha gahita akomeza abwiriza. Urasoma uhagaze kwande wowe. Banza uhagaciro wubahe umuntu waguhamagaye. Umwubahire n'abantu be bemeye kwicara bakakumva utari marayika wabo. Yes. Ububahe cyane. Unabasaba uburenganzira bwo kuvuga iby'Imana yanaguhaye. Buriya bubakwe no kuvuga uti ese mwampa uburenganzira. Marayika w'itorero ryanjye uko ampaye uburenganzira bwo guhagarara hano ngo mvuge iby'Imana yantumye. Namwe mumpa uburenganzira bwo kubyakira mbibabwire. Bakanagira gutya bakabyemera. Babasha no kwanga ugahita uzingana ibitabo byawe ukagenda. Kandi udafite neka ngo musuzuguye Imana. Imana ari yantu kwandetse yagutumye kwande wo kutagira n'itorero. None ugize Imana ubonye umuntu ufite itorero aguhaye umwanya ugiye kwiyemera ngo basome Matayo 5 ugakomeza uvuga utabanje kumuha agaciro ngo namwubahe mu merci nyinshi. Urakoze umuhamagaro wanjye urawushyigikiye. Usapota inzuma uriya muntu abasapota inzuma umuhamagaro wawe. Burya nta nubwo abakwiye no kugwitura riguherekeza. Ahubwo ukwiye kumuha ituro wowe. Nuko bakubaha bakabicurika ariko ubundi ni wowe ukwiye kumusehereza envelope. Kuko ashyigikiye ibintu wahawe guhaye aho birangururira yubahwe. Yes. Merci. Dori. Kandi ubwo twigishije abantu dore ko abantu mwanga kwiga amasomo y'ubuntu. Ngo nta minerval uburaje uvuga ngo uburaje wiga inyajwi hani ikiyongoyongo ni igiki ni hafi aho ngaho nabyanyira barazana ukona n'urwo kwa nyirabarazana.
aha reka twivugire ku cyatuzinduye. Reka nanahite narerekana aho nari ngiye kujya, ariko ahubwo mpite nzamukira ahakwiye ho nifuza kuba twavuga cyangwa se kuba twazamukira. Umurengwe wo mu bisubizo. Wowe uri buze kubigorora, njye nawe wise umurengwe wo mu bisubizo. Ibyaha byo mu migisha. Ninza kubyita ibyaha byonyine gusa ntago biri buze gufatika. Icyaha kirabyara, ubwo icyaha cyo mu mugisha gita kibyara imfura yitwa umurengwe. Aha, umurengwe rero. Uyu murengwe wo mu urabona iyo umuntu amaze kure, iyo umuntu yasengeye inzu, arasenga, arapfuka, arapfuneka, none ntabwo ahaye uyu muntu ntabwo ahaye agaciro uyu mugisha Imana imuhaye, kubera yuko agize amafaranga avumbuye ingeso yari imurimo. Icyo ni icyaha kivumbutse muri we, arasambanye. Si no gusambana gusa, noneho atangiye noneho kwirata ku bahawe uwo mugisha nk'uwe badasambana. Urumva ni umurengwe. Buno bushize dusa nk'aho twakomoje ku byaha byo mu mugisha, ariko noneho ntabwo ari byo nshaka mama Marione. Uyi mirengwe y'abantu batewe, imirengwe bavanye mu migisha. Yego, aha hari ibyaha byo mu mugisha, umuntu ari mu mugisha afitemo ibyaha, ariko noneho uyu murengwe noneho watewe no kuba baragize umugisha. Nonshaka ko uyu munsi none tuganiraho ni gute umuntu yakwirinda ibyaha byo mu migisha bimutera umurengwe, akarengwa bugire naho avuga ngo areka ngo musenge ngo mwebwe ngo none se gudasenga ngo wabuzwa n'iki se gusenga? Ntugire inzu, ntugire imodoka, ntugire urubyaro, wabuzwa n'iki se gusenga? Erega twebwe, njyewe ndabyuka mu gitondo ngiye gushaka essence, nshake minervare y'umwana uri muri Harvard, uri muri Green Hills, urumva ndajya kwishyura, ndajya kongeza imigabane mu mabanki, ndagira ngo uri imigabane, ndabona umwanya wo kujya mu rusengero gute? Urumva umuntu yagize umugisha awugiriramo ibyaha, arangije ararengwa. Mama Marione, ndi kubona utari kubyumva ariko Imana ize kumfasha, umfashe rwose pe. N'aba badukurikiye, ni gute umuntu yamenya ko ari gukorera ibyaha mu mugisha? Ndetse ni gute umuntu yamenya ko noneho byarenze ibyaha, ahubwo yanabyaye n'imfura yitwa umurengwe? Urukomedita walayi wa Kibaro subhanahu wa ta'ala. Numva cyane bijya binangiraho ibi bintu urabyumvise ku buryo utuje. Ubundi hari ibintu wumva ugahita unsubiza ukambwira umuntu urukundo, ariko bino bintu byo ndabona uramedise, n'umwuka w'Imana hararakumuriye. Erega mpita numva ngize n'agahinda. Ubundi umugisha umuntu akwiye kuwukoreramo ibyaha. Nicyo gihe mpita ntekereza nk'ibintu bitanu icyarimwe. Igihe Imana iguhaye umugisha, nicyo gihe cyo guhita ukora ibyaha se? Ubundi dukwiye gukorera ibyaha mu mugisha n'ahantu duturutse, ahantu tuvuye kweri. Tavuga ati none so waba utaragira umugisha uri gusenga Imana, noneho ukayitura gukora ibyaha, noneho ntiyagukuriza icyarimwe. Ahubwo nyine mu mugisha niho bagomba gukorera ibyaha, kubera ko baba baramaze kubona ibyo Imana yababwiye, nta kindi yabasha kuba yababwira. Ni iki wituye Imana? Ejo bundi wari umukozi wo mu rugo bakubwira bati itasi umenya urayishyura, kandi icyo gihe ukirwana n'amatasi n'ibyombo wari umuntu muzima ukijijwe umeze neza. None mu gihe Uwiteka aguha urugo rwiza ruruta urwo wakozemo, nicyo gihe cyo gukora ibyaha. Ubundi uyu murengwe wo mu migisha, ibi byaha byo mu mugisha, ubundi byari bikwiye. Ntabwo twari dukwiye kuba dutanga amasomo nk'aya ngaya mu migisha, ahubwo mu migisha twari dukwiye
twari kuba turi gutanga amahugurwa, ntabwo twari kuba turimo twigisha, twari kuba turimo dutanga amahugurwa cyangwa amatangazo y'ibyo uzakoresha imigisha. Ndabitahuye. Twari kuba turimo tuguha amatangazo y'aho tuzagaburira imfubyi, aho tuzambika abantu, aho tuzagurira korari ibyuma, aho tuzubaka urusengero mu migisha. Ubundi n'aya matangazo twari dukwiye kuba turi gutanga, dushyiraho nimero za konte z'urusengero, aha n'aha rwanze kuzura, hari n'urundi twasuye, aha n'aha rukeneye amadirishya, hari n'urundi twasuye rubura amakaro. Ubundi natwe dukwiye kujya tuza mu migisha mufite, tugatanga amatangazo y'ibintu, ibikorwa bihari bikenewe muri iyo migisha. Ntabwo uba aribwo twari dukwiye kurambura Bibiliya ngo tubigishe ibyaha byo mu migisha no gukiranuka mu migisha. Ibi byaha byo mu migisha bifite icyaha cy'imfura cyitwa umurengwe. Yewe hari n'igihe ntangara iyo mbibonye mu bantu b'abarokore, vrema, mu bantu basenga, mu bantu barepeta, mu bantu bajya mu minsi 40 bakagaruka muri 21 bakagaruka mu 73. Iyo tubonyemo ibi byaha turanikanga, imisatsi tworosokaho tugasesa urumeza. Iyo tubibonyemo namwe muri bageje nde muterera za kanyarira muvuga ngo uzangirire neza Mana, nungirira neza nanjye nzagira gutya. Ni wowe ese burya uradutuwerega abantu barimo badusiripurize. Ni wowe ejo bundi twitangiraga icyesi ya fanta wakoze mariage turi kwishyura matera ukarara ugasasa uhageze. Ni wowe udutunguye mu rwego mu migisha, umuntu akora kariste ko kwitangira umukene uri bukora ubukwe tukaburaho akazina kawe. Papa ni kweri hergara amazina tutabona kuri ari amariste tukanikanga uyu muntu ejo ndetse twakoreshereje ubukwe ari nyagupfa. Imana imuhaye imigisha turakora kariste akaburaho izina rye. Ni wowe twari dukwiye kuba twigisha ibi ngibi byo mu migisha kweri. Ni wowe twari dukwiye kuba twigisha uburyo umuntu yatabara undi nawe utabawe ejo bundi kweri. Amaboko y'abantu gutabaye vuba, ni wowe twarimo twigisha uko amaboko atabara. Soma Mario ne gutwerera ni itegeko. Gutwerera ni uburenganzira bwawe, ariko hakaba igihe hazamo akadoze ko kuguprovoka, kuko tubona mwabaye intagarane, cyangwa se tudashaka ko runaka se buhari runaka se. Habundi hari abantu baba ari nk'abakangurambaga cyangwa abahuza abantu se, abahuza bikorwa. Hari igihe gutwerera ubundi byakabaye n'itegeko, ahubwo gufasha ntibibe itegeko, bikava ku mutima ubitekerejeho, ukamenya ngo nimfasha ndatanga angahe. Gutwerera rero byakabaye n'itegeko, ni n'umuco. Nta muntu wifasha ibirori, ni itegeko, ni umuco, ibintu biri mu muco. Yego, haba hajemo akadoze k'itegeko. Nese Mario ne uyu muntu yateguye gukora ubukwe atazi uko azabigenza. Uyu muntu yateguye gukora ubukwe afite base, ariko akeneye amaboko. Kuko uyu muntu uteguye gukora ubukwe, nimba tuza mu nama tugasanga nta gitanda nta nkwano, please uramenye utazakoresha n'inama yo kukavuga ko nta nkwano, twahita duhaguruka tukagenda. Ariko hari ababikora, abo bafite ikindi kibazo tuzaganiraho. Urumva mu bukwe intwererano dore ikisobanuye. Yego, nukugufasha ibyo ufite, nukongera ibyo ufite. Narinzi uko ari ikiguzi. Oya, intwererano nukugufasha mu byo ufite, nukugutabara, ni nko kugufasha mu byo, nuguhera ku byo ufite kwa. Guhera ku byo ufite ku ruhande rw'umukobwa cyangwa ku ruhande rw'umusore? Mwese, ku ruhande rw'umusore no ku ruhande rw'umukobwa. Umukobwa afite inkwano yarakowe, afite agashahara yakoreye kera yegeranya duto,
aka gashahara arabona karimo kavamo iki, karimo karavamo wenda amatente, ayakowe haravamo ibishyingiranwa kera twabyitaga amajyambere, ariko amatente avuye mu mushahara we n'ibi bishyingiranwa bivuye mu nkwano, akeneye ibiryo bazarya muri dote, akeneye fanta bazanywa muri dote n'urugero, akeneye igitenge gihenze mu gihe mu byo yakowe hatari buvemo igihenze, amaboko y'ababyeyi akeneye imbaraga kugira ngo abashyitsi bakirwe neza. Nuko ariko buriya umusore aba ari ukwiye gutwererwa cyane. Mbavuganire mama Rene, mbabarira ntukomeze kwinjiraho kuko ndi kumva umujinya n'uburakari bwazamutse muri ngewe ku bijyanye n'ubukwe, sibyo? Ntumbwira ubundi ngewe ndabizi ko ubukwe ni ukwerekana ibirori, ubukwe ni ibyishimo by'abantu bagiye no kwishima, bigafata bwereka abandi ko wishimye kandi n'abandi bakabyumva. Kuki utagira ibyo kugaburira abo bantu watumiye? Kuki utagira ibyo by'ibanze? Ahubwo uyu muntu ahubwo nawe uzaza akagira isoni, ariko ntibibe itegeko ngo umuhe ngo natanabikora ngo ntaga gutahira ubukwe, ahubwo agomba kuza kubutaha kugira ngo anezeranwe nawe usangire ibyo byishimo. Niba utabishoboye genda nimugoroba kwa padiri na pasiteri, ujye mu murenge bwishwa ku babyeyi bawe batatu, nubura n'imodoka ikujyana umuhamagara bigukorera mu rugo iwawe. Yes, ubundi mwaritse kwiyemera. Mama Rene, turekeraho kuko nkurikije na leta cyo kuri yabyinjiyemo, nkurikije ibintu mbona mu bukwe bw'iki gihe, ngewe naratangaye cyane. Yajya umbaza jya ubikoramo. Okay, ngaho rero turekeraho ngo twivugire. Ni ibintu bisenya urugo utararwubaka. Aho rusenya urugo se gute? Ahubwo ni ibintu bibuza kubaka urugo. Birusenya utararwubaka ndugu yangu. Fata miliyoni n'igice, miliyoni 2 ngo yishyuye decoration, ngo yishyuye ibintu bicaramo ngo bishashagirana gusa barangiza bakagenda. Iyo miliyoni n'igice arimo igishoro umugore yazaza agahera hazamura urugo. Kandi buriya mutagira ngo natwe ntitwakoresheje ubukwe, ariko twakoresheje ubukwe dushoboye. Niyo mpamvu mwadusetse bamwe, ariko tumaze imyaka tuzanamara n'indi. Ariko babandi mwebwe mwitunatunye mukitunengeza, ubu muri kwahagira mwishyura amadeni adashira, ngo zanyu zatangiranye n'amadeni y'ubwiyemezi. Buriya urugo rusenyukira mu gutangira ayo bakorera yose babajyana kuri konti. Mama Rene, reka dukomeze tudatandukira, katwivugire kuri ibi byaha byo mu mugisha bifite imfura yabyo murengwe. Yego, kandi tunababajwe nuko umugisha ukoreyemo ibyaha nkande, kandi umugisha ari ukwiye kukiranukiramo, Imana ikajya ivuga iti icyo namuherewe umugisha aragikoze. Nasanze abantu benshi bahawe umugisha. Hari igihe reka mvuga ku mugisha w'abacuruzi, burya umugisha y'ubwoko butandukanye, basanga mu mugisha w'umucuruzi Imana yamuhaye arimo aribiramo yibisha umunzane, arimo aravuga ko ikintu ari original kandi ari pirate akakigurisha nka original, arimo ariba imisoro ya leta. Ibyo bintu bari kubyumva. Ibyo ni bya byo mu mugisha. Kamanze numve ko bari kubyumva. Banza fire ambisubiremo byumva. Mu migisha Imana yaguhaye nk'umucuruzi, uje kwicara ukoreyemo ibyaha, cya mbere cyo kwibisha umunzani, tanze bituzuye, waranguye ibiro 50, bisoje ubicuruje ari ibiro 60 na 70. Yego, bya ni byo mu mugisha. Uranguye litiro 50 z'amata, uzicuruje ari 80. Amata arabyimba muho, amata arabyimba. Kuranguye litiro 60 mu kuzicuruza ukaba ucuruje 80. Iyo yasutse muri ya sterine niko bayita arabyimbiramo. Byaha byo mu mugisha uraza guha abantu amazi avanze n'amata, we nta soni, wa murozi we, amugome we, wanyanga biramawe. Ariko hari n'ibintu umurozi. Mama Rene, hari ibintu njya numva
ngiye nkabona abantu kajya kugura amata wateka icyayi kikaba kirekire ukayoberwa naho uzize ibyaha byo mu migisha. mu marionette tekereza ngiye kukubwira akantu kandi uzakagenzura urebe niba hari ikintu gitumye Imana yima abantu bamwe mu Rwanda umugisha, ni ukubera yuko baziruye ibitazirurwa bitewe n'umurengwe. Imana iguhaye inka, iguhaye yuko ikamwa, ugiye ujyaniye abantu amata, baraguha amafaranga, nubwo amata ntabwo agurishwa buriya. Njye nabyirutse amata atagurishwa mu marionette. Nta myaka 30 ibintu bimaze. Jewe mu bwana bwanjye nanyweraga amata ubuntu. Na mu bwana nyene. Ubwo uzasubira ibwana ujye kuyanywera ubuntu. Ibintu nukuri ko Imana aya mata yo ku magare nyabonye vuba. Menya hari igihe kizagira amata akageza muri kajugujugu. Oya ndebera vraiment mugisha yo byabyo mu migisha. Icyo nashaka kuvugaho, nashaka kuvuga ko ubundi gufata ubuki ukabushyiramo isukari n'imineke kandi ngore no murakore basanga ibyo gukorwa n'umuntu nta wundi muntu bikora, bikorwa n'umuntu w'umudivantiste. Gufata inusuka y'ikiro ugafata ubuki tugiye kubugura tuzi ko ari umuti dushaka. Akenshi abantu bagura ubuki bagiye gukora umuti, warangiza ukajya kugura uburozi. Byo ni ibyaha byo mu mugisha. Jewe nashatse ko ducokombora uyu munsi abantu nimureke igipinde cyo kuza kwirwa muterarero ya muri abarozi, muri abagome. Wowe naso nuraza mu nzu y'Imana kuribata inzu uroga. Umuntu agiye kugura ubuki kubera ko ashaka kuvura umwana inkorora, ashaka kwivura indwara runaka, none ubuki asanze warashyizemo uburozi, burimo isukari n'uburozi. Uyu muntu aje kugura ubuki kubera ko ashaka kureka kunywa isukari, none aje kunywa isukari ivanze n'ubuki dejo umuhaye uburozi. Ibi ni ibyaha byo mu migisha. Imana yaguhaye umugisha wo gucuruza ariko uri gukoramo ibyaha. Niyo mpamvu iterambere ryanyu rigiye guswata. Hari n'igihe abona ari gucuruza kunguka akagira ngo niko bigenda, ariko ngo Imana igihora abana gukiranirwa kwa base. Niyo mpamvu nawe umwana wawe ku ishuri ikagumye kanamanuka ikagera no kubuzukuru, ikagumye kamanuka kubuzukuruza, ikamanuka ku buvivu n'ubuvivure de, ikagumye kamanuka nta mikino kubera icyaha cyawe uri gukora. Wewe wibwira ko umugisha w'ubucuruzi uzawugira n'abana bawe bakavuga bati ubukira twabukuye ku bintu data acuruzaga kandi acuruza uburozi. Ariko nimushushanye icyo kintu, fata ubuki ukavanga n'umuneke ukavanga n'isukari, kandi uyu muntu yaje kugura ubuki kubera ko muganga amubwiye ati reka isukari, none agiye kunywa isukari ivanze n'ubuki. Aya nigeze nkubwira umuhungu Imana yafashije guca karande ya se. Ntabwo mbizi. Umugabo yagiraga gute, yari afite farumasi, noneho yari afite umuntu yavuraga akajya amuha imiti, nabo tubatumweho kano kanya. Weho uri umuganga, Imana yaguhaye ubwenge bwo kubyiga, n'igihugu kikugirira icyizere cyo gushinga iyo farumasi mu gihugu. Umuntu aza kugura imiti wawe, ntumuhaye imiti imukiza, umuhaye imiti imworohereza kandi uzi uko wamuha n'imukiza, ngo nuko akuzanira amafaranga ngo ukishyurira abana ba mashuri. Ariko reke mbigusobanurire neza buragengera impano gusobanura. Ubwo kanze manze nahasoza kuntu umwana we yaraje, yego yaraje hagarika iyo karande, noneho ngo ise yari afite abantu nka 5 aho imiti idakiza, anayifite imiti ikiza, ariko akandikira babakira kanabaca n'amafaranga nkaho iyo miti ariyo, akishyurira abana. No umwana arangije kwiga nawe arangiza ari dogiteri, isa musiga umunsi umwe muri farumasi, ariko yagiye mu biruhuko. N'abazungu bajya, n'abazungu amahirwe nuko ari abazungu n'abanyarwanda, ariko n'abanyarwanda namwe ninaha byarahageze nubwo tutarabamenya, nina baraje. Ariko turaza kubivuga, mama Leonel agiye kubivugaho. Ahari niwe yumvamo, tugiye kuvuga abo hakurya mu bazungu, niwe yumvamo uri umunyarwanda, umenye ko nawe uri umugome, Imana iguhane kandi bigaragare.
nuko uyu musore we aje muri farumasi areba imiti umusaza aramubwira ati "None muzehe urwaye gute?" ati "Ndwaye gutya na gutya." Umwana ahita amwandikira imiti. Nyuma y'iminsi 3 muzehe yari yakize, siyongera kugaruka mu bitaro. Ahamagara se ati "Papa, atuzi n'ikindi?" ati "Umuntu wari uvuye imyaka hafi 30, njyewe namuvuye aho yakize, ni muzima baragenda." Gusa za yarubiye aturi igicucuri ikigori. Aturiya niwe nacaga amafaranga atuma nkurihira. Ati "None uramuvuye, bene nyoko bazarihirwa n'iki ko utumye ataha?" Mama rero wari ugiye kuvuga ngo ndi kubica hejuru ngaho. Ikindi cyishema aho ngaho kimbabaza bya byaha byo mu migisha. Uzasanga umuntu afite ivuriro, yego, mu cyumba kimwe asuzumiramo, ikindi kirimo imiti acuruza. Azabona indwara ufite ishobora gukizwa n'imiti adacuruza, ariko kubera ko ashaka ari umunyabyaha wo mu migisha ye, arakwandikira imiti afite. Kandi hari umuti wari kugukiza, wari kugura ahandi, ariko anza kukwandikira kugira ngo ibyo byashara bitamucika. Ni impanga y'ibyo uvuze. Ese ibi bintu byo gucuruza amagara y'abantu abacuruza muri abadandaza amagara, nimwe abadandaza amagara bavuze. Ibi ni ibyaha byo mu migisha, ni ibyaha byo mu migisha, ni ibyaha byo mu migisha, ni ibyaha byo mu migisha. Ni gute ufata ikintu ukagishyiraho marke yuko cyujuje ubuziranenge, kuko baguha ubuziranenge kuva aho baguhereye ubuziranenge, ukora ibitujuje ubuziranenge kubera ko bamaze kubona ubuziranenge. Umeze nka wa icyo wapfaga n'umugisha w'izina. None ibintu uri kukoreramo abatumwe, ibintu uri gukorera mu mugisha. Imana ije mu buryo bukaze. Nanjye kuvuga ngo ije nabi, ari giza nabirega kazihana kubita inkonje agahangata nagwa umugisha, nzi ko ngiye kugira inyungu n'abantu banjye bakagira inyungu, none uri kunyononera. Neza cyane wabonye aho umuntu ashobora kujya ushobora kugura umuti bakawuguhereza bakuye mu ikarito kuko iriho garanti, bagahita basesekamo umuti warangije garanti mu ikarito. Kambivuga ibi, wabonye ushobora kugura amavuta ahenze, uyaguze akakubwira ngo nuyamara uzanzanira iryo cupa kugira ngo azasukemo 5 agurishe ibihumbi 60 cyangwa 70 harimo amavuta y'icyata. Nzabadamu benshi bafite amasoko y'amacupa ahenze mu bacuruzi b'amavuta, ajyana icupa tuguriramo amavuta ahenze. Mwitonde, ibyaha byo mu migisha birabatera indwara. Mwitonde, ibi bintu jewe sindi kubivuga mbivugishijwe na kumwe tujya muri agenda ngo dutegure, ndi kubivuga nk'umuntu wabitumwe. Kandi mwabantu mw'Imana haye umugisha mukaba murimo mukoramo ibyaha nk'ibi, muhenge gake. Jewe nzi abantu bajya gucuruza amacupa ahenze y'amavuta, akarishira umuntu akagukubita inoti ya 2 icupa, yego, kuko azi ko agiye kurifata agasukamo amavuta y'igihombe, hanyuma akayafunga neza akashyira muri ya mavuta ava mu Bufaransa, kuko icupa ni France, ashyizemo amavuta aturutse Kongo, ashyizemo amavuta avuye ahandi ntazi sinzakorera. Akafata amavuta y'1500 akagurisha 60, ariho harimo agapassword kavuga ngo umuntu ucuruza amavuta yo kwisigara akira, mwese mukirukanka mwagenda ntimukire. Naho biva ko abacuruzi b'amavuta yo kwisiga bakira, nuko bafata amavuta y'amake bakasuka mu macupa ahenze, hanyuma ugahurura ngo barakubwiye ngo abacuruzi b'amavuta barakira, ugahurura ukijijwe neza ugahomba, ukibaza impamvu uhomba abandi bakira. Nibyo byaha barimo bakorera mu migisha Imana yabahaye, ibyaha byo mu migisha. Ibintu leta irabizira
ndi kuba kirisiri bakubikira akajisho leta ndi kwicira akajisho cyangwa nabo niho babimenye bose ntusanga hari ababaye madowadowa yicaye mu biro yarabaye madowadowa ngo amavuta ngo uruhu rwanjye rwarayahaze ngo nyisize iminsi myinshi ntirurayahaga uzize ibyaha by'abayacuruza uzize ibyaha byo mu migisha ntabwo uruhu rurayahaga deja uzize ibyaha byo mu migisha naje rero kuvugana n'abantu banahaye umugisha ariko bakaba barimo bakoreramo ibyaha ibi byaha byo mu mugisha data yaje rero sasa kurebamo yaje kurebamo muri iyo migisha yabahaye ibyaha muri gukoreramo kagura ikintu wihuta kubera ko babona wihuta wacikwa babwira ko indege uri bugende n'indege yasangahe yego akagukubita ikintu gihangitse wagera mu gihugu ugasanga yaguhangitse yagoye nk'urukweto rwa mambata rumwe baho rwagiye agukubisa urukweto rumwe rw'iburyo ni nomero 40 rundi rw'ibumoso ni nomero 39 kuko wihutaga ntuzagaruka rumwe ruzakurya uvuga uti ahari menya akaguru kanjye kirenge cyane muri iyi minsi menya cyarabyimbye ni ikibazo uzize ibyaha by'aba Imana haye umugisha wo gucuruza ngibyo ibyo muri kuzira ngibyo ibintu muri kuzira Imana itugire neza cyane ni gute eka nkubwire yego ko Imana igiye no kubahana yihanukiriye yego kansubire ku mata ni gute umuntu aje kugura amata yo guha umwana w'ikibondo nyinagiye mu kazi arikorera cyangwa akorera leta ariko azi ko hari amata wanditseho ko ugira amata meza ikirango cyanditseho kugira amata meza na fanta bikonje n'ibindi azukandikaho n'ibindi karaka n'ibindi rero mujye mukagendera kure buriya narabivumbuye burya ka n'ibindi burya ngo aba ari indaya mbese ushaka waza ukagura amata ariko ukagura n'uyacuruza ibyaha byo mu mugisha bakoremo n'ibyaha mu mugisha hanyuma uyu mubyeyi umwana we ari kuba nabi ntari gukura uyu mubyeyi umwana ari gusigingira arwaye bwake kubera iki ntabwo arimo anywa amata aranywa amata yogogoje azize wa muntu Imana hawe umugisha w'ubucuruzi ariko gukorera ibyaha mu mugisha wacyumvise icyo kintu ibyaha byo mu mugisha kanjye ku bigo by'amashuri cyane cyane amaprive ibi byaha muri gukorera mu mugisha umwana akarangiza umwaka wa 6 atazi kwandika aujourd'hui naho wishimiye kwaka abaturage amafaranga menshi ujya kutuzanira abarimu bize seraye aya nabo bariga mu marene ahubwo utuzanira bene wanyu binjije nabo wariye ruswa oya uko kwiga seraye ibyo ni bimwe nako nambitsemo nako aho kana ko nanjye ndabise ngako nshatse kuvuga ngo ki utuzanira bize seraye utuzanira abantu nabo bigaga barenga ibipango ariko kubera ko bagutambitsemo akantu yego aho uzanye umuntu warushoboye kwigisha imibare umuzanye kwigisha social social study ni nko gufata umuganga wize kubyaza ukajya kumushyira muri service ya pediatry cyangwa se yo gukura amenyo gukura amenyo arakora ariko ntakurane n'isheni nuko azi kuvanamo umwana umujyanye kuvanamo amenyo iryinyo ariko iraranduka mama none uyu mwana utuzaniye umuntu wize kwigisha umwana wo muri gardienne nibyo yize kwita ku bana batoya yego bafite isi ntoya yego none umuzanye ku mwana wo mu wa 3 mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 isi bisi ibyaha mukora nkana mukore mu migisha y'ibigo Imana yabahaye mwebwe ngo nukuzi yuko nyine umushahara muzawusangira sinibyo yaguhaye amamiliyoni wazeroswaza nuko nyine nuko iki gihugu nacyo cyagize kigacana ku maso mamarene oza amamiliyoni yatangwa kugira ngo ubone akazi mu bwarimu
ntabyo nzi. Ibyo byose ni ibyaha zo mu mugisha. Erega hinga tunarebe ubundi abo wigisha reka turebe ko wazanye n'abashoboye, ubundi kuki utabahemba cyane cyane ariko aho ni muri prive, turi muri prive. Ku bantu bafite ibigo bya prive mukaba mudahemba abarimu mukoresha. Ahantu mwese mufite ibigo byikorera kuki mudahemba neza abantu mukoresha, mukaba murimo mukorera ibyaha bizo mu mugisha, ubwo tukabona murimo kwaguka. Mwihangane turakiyubaka, mubiciye muri turakiyubaka. Urimo uzamura ama etage, urimo uzamura iby'iwanyu n'iby'iwabo wa nyoko n'iby'iwabo w'umugore wawe. Uyu muntu arimo arapfira muri turakiyubaka, nta ngaruka ziri bube muri uyu mugisha wo gutanga nawe ibintu by'iminaniro. Tubabeshe ko muduhemba namwe tubabeshe ko tubigishiriza. Iyo filozofi urayumva ariko tewe n'ibyaha byo mu migisha, tewe n'ibyaha byo mu migisha. Nabazi icyo ndico, nabazi icyo ndico, muzi icyo ndi. Urambwira ngo umwana wanjye uramwirukana, uzi icyo ndico? So ndirukana umwana mupfiki, reka mbaze n'aba bayobozi b'ibigo. Oya mama rero nese niba umwana atishyura, umwana atishyura, umwana muhe ibyago nimwe munabica bakababaswa gute se? Umwana muhe amasomo yige neza, ukurikirane ababyeyi. Urabakurikirana ubakwese nakora arangize biro tuyimwime, umubyeyi nawe azagira ipfunwe ryo kujya gushaka azajye kwicurisha. Najya kwicurisha, icyo ni ikirego. Mujye mu izi birote ababyeyi bataje kwaka, mujye mutanga ikirego kuri polisi. Njyewe ntabwo ariko mbyumva. Ndumva yuko iyo ushaka kubabaza umwana, iyo ushaka kubabaza umubyeyi ukubita umwana. Oya, niko bimeze. Ariko mama rero je nirukanye umwana wawe ntago wagira ubwenge, nta nubwo buriya nirukanye umwana wawe ntiwasinzira, ariko uzuko ari kwiga uraryama abuna akagerera. Reka nkubaze nanone, ubaye mwarimu, iyo umwirukanye akamara ibyumweru 3 atiga, bakazakuzanira amafaranga yuzuye harimo n'ibyo byumweru 3, ibyo bintu bamuhombeje mu byumweru 3 urabimwigisha? Ko tutabona umusigarana ngo usigara umwigisha ibyo byo mu byumweru 3 waramwirukanye. Nyine nawe waratinze, icyo nicyo kiru cyangwa se niyo mande yo kuba umwana wawe utagira icyo abana mu bacu mu mutwe. Hoja abana b'igihugu mu mutwe mubigisha, niba mushaka ko abana banyu baticwa mu mutwe mwishyure neza. Birete y'umwana igihe bataje kwitwara urege umubyeyi. Aho rero nawe nta turajyana kintu. Mu gihe bataje gutwara birete rego umubyeyi, leta ikurikirana umubyeyi ari ku mwana, uburenganzira bw'umwana karagatakaye. Erega hari n'igihe ujya kurega ngo umubyeyi ngo ntago yishyuye ngo cyangwa byagenze gutya na gutya, bikagutera umwanya by'icyo wagombye kubura kuvumbura aho kugira ngo wice umwana mu mutwe ukora akazi kawe neza. Ibiri mu byo erega ibyo nabyo biri mu gukora akazi neza. Noneho rero nanjye reka nkubwire, ni muri cya kiganiro tugirana kuri ya channel, ababyeyi mutazi gutuma abana banyu hari basorwa mu ishuri. Ubundi ni muri cya kiganiro twigeze kuganira. Ubundi niba uri umubyeyi, umwana wawe akagerwa ku rwego rwo kumubwira ngo nyoko ngo ntago yigeze ngo so, wagabanije ibirayi n'ibitenge ukishyurira umwana, ubundi ukagabanya inzoga na brushette. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mubyare abantu mukwije muri Edeni yanyu, mwibyarira muri Edeni y'abantu. Gabanya brushette na byeri ni ndaya. Hari n'igihe mutana ahubwo indaya buri indaya nizo zitwara amafaranga y'abagabo n'abagore. Ujye kwishyurira umwana. Ariko rero mwirenganye namwe abarimu, abarezi, umurezi. Nge ndagira gahunda yo kwigisha abana banyu, gira na gahunda yo gukomeza mbakurikirana, ndasohora umwana. Umurezi n'ikindi kibazo afite kimugoye, ariyo mpamvu ugenda kubundarara ku mwana nkubiti ngurusito n'ingasire. Uyu murezi nawe ikindi kibazo afite kimugoye, umuzaniye umwana kandi uwo mwana ku ishuri ararya. None ko muzaniye umwana asava agiye kumuha ubwenge, arajya no kwikopesha ibiryo arya. None nyine urakoze kubera ko noneho ugarutse mu nzira ya nyayo, Imana iguha umugisha. Ariko nawe dufashe ubundarare ku mwana, reka tubundarare uyu mwana tumubundarareho. Erega buriya Bibiliya iravuga ngo kubita ngo intoza ngo abaswa baziga kwitonda. Kubita umukobanya abaswa baziga kwitonda. Udakubise umwana umukobanya ntayaza na Mirvare. Kitwa umwana have. Kitwa umwana have turamushakira umuti muri aba bantu babiri. Kandi babyitwaremo neza. Wakabaye rero umujyana muri Nefusa
umuhari abishyura 900 mujyana aho ushoboye ariko aho kugira ngo uteze umwana ibibazo birenze bingaye mu mutwe. ubu rero ni umubyeyi ugomba kugira inshingano. ngewe niba umubyeyi atashoboye kurera umwana we ndinde uku nibyandi tujya tuvuga nitugira nagera no kubahanuzi n'abavuga butumwa n'abapasiteri bahawe umugisha wo kuyobora abantu bajya gucisha imbaraga banatangamo ibitambo abana babo. mwebwe muri bande muri injiji ziraho gusa ngo profete wacu ngo amavuta afite amavuta. murabona umwana we ni igihwinini ariko mwe muri kuzana abanyu b'ibihwinini ngo abasengere. yabishobozwa n'iki? kuki atahereye ku yahwininishije abiwe araza kwita kuri we gute? none wowe unaniwe kwita ku mwana wawe wamubyaye. ngewe mwarimu ukeneye umushahara ngerega ni gukorera umushahara. ntabyo mujye muyimenya. nyuma y'uko ngende umurezi ndi gukorera n'umushahara. ita ku mwana wawe we mubyeyi. leta ntijya ibikora, niyo mpamvu nyine karakantu ko mu nyine niyo mpamvu namwe nyine mugomba kwigisha abana banyu mukabaha uburere mukabajyana aho bushoboye. itora uko umunwa wawe ungana. Exactly. hakumwana leta yatanze ntazira imigisha ntabigenderemo. leta yatanze uburyo bw'umwana watsinze neza, wa mwana wagaburiwe n'ababyeyi neza agahabwa uburere neza, wa mwana watsinze imurihira muri boarding amafaranga kandi ica abano bana. iyo umwana adafite ubushobozi leta hari ukuntu ibikurikirana ibyo cyane. kabiri ishyiraho yuko n'abandi bafite ubwenge n'imishinga ifasha abe nabo. n'Imbuto Foundation kwa Jeannette Nyakubahwa wa Perezida Paul Kagame arabafasha cyane. sinaho honyine hari n'ibindi bigo byinshi n'amakaritasi n'ibiki byose birahari bifasha abantu. mwitwangiriza twangiriza abana. ariko se wewe bari kwenda bangiriza umwana wawe kubera iki? wamujyanye hakwiriye hangana n'ubushobozi bwawe. ariko habeho ubwumvikane, habeho communication y'aba bantu babiri. hari ababyeyi ariko Mario n'umwarimu. hari ababyeyi nabo batumva, hari n'abarimu batumva, hari n'abayobozi b'ibigo batumva. uzi ukamubwira uti please ndakwinginze ndanagwenda henze ntegereza itariki n'iyi nzaba nyazanye. kerega byanambaye urekana nabivuga. none ariko najyaga njya kwinginga ntitariki nini erega nabyumvise niyo mpamvu uri kuburana cyane. namara kugenda bati kurikira nyoko. aho nyaboneye simbone bamwigishije ibyo bintu byakererewe kandi n'ubu ngubu birahari. hari ababyeyi njyamura nabo bari kurira tubuse ko mvuye kwishyura amasomo yaciye ku mwana wanjye ibiki n'ibiki. ibi byaha byo mu mugisha nshaka ko abantu bamenya ngo uyu mugisha ntabwo ukorerwamo ibyaha, uyu mugisha bawukiranukiramo. gukiranuka mu mugisha gukiranuka mu mugisha birashoboka. ibindi bintu nabonye by'ibyaha byo mu mugisha bizamo n'aka kantu ko kwiba. reka turebe, hari n'abantu Imana ahaye imisoro yabahaye imigisha ariko ugasanga ku misoro barandikaho ati igihe cye ariko nyirangoje 1000 kandi akirangoje 30. bya byo mu migisha ono kugira ubwenge akasinga atinda nta leta yanoma. ariko ndi kwivugira ibyaha biriye byisha mu migisha bigiye byisha mu migisha. uzi ukuntu Bibiri ivuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe, ngo ntimuzarengwe, ntimuzanishime ngo nimwe ngo bivuye mu mbaraga zanyu. Kindi cyaha kiba mu mugisha kibanye cyo gusuzugura boroheje, kayisuzuguriramo abantu. Kareba umuntu ukabona nawe umuzi n'umuntu waho harya uri mwene ndesha. hari ikigo hano hari ikigo gishinzwe urumva ntago ndibuze kukivuga ariko urabona iyo uri gukorerwa iyo nka gutya ugiye gusaba nk'inguzanyo ahantu kugira ngo ibi bintu uri gusabiraho inguzanyo byemerwe hari ikigo camo harimo abakozi mana we afande rwose azatumanukire ni nkeca. Yesu icyambere ikintu ugiye gusaba uracyemerewe ukiguha yemerewe kukiguha neza uko nta nubwo bisaba ni ukwemera gusa kuko byaragenzuwe ariko arambitsemo agakata ko kugutinza kugira ngo ugire icyo bitugukwaha. niyo bitugukwaha ntayakeneye ahubwo agasuzuguro kariyo kutaguhera serivisi igihe. yes kubera iki yitwaje umugisha yagize n'izina yahawe. ariko akenshi cyane mpita nsanga niba ari n'umugabo nsanzeyo bitambona yuko afite ikibazo cyo mu burere rwe
yarezwe nabi ni ingaruka zo kutarerwa neza. Imana imubabarire. Warubonye umugisha w'akazi ariko ibintu ukoreyemo bitumye utarama. Regari n'imivumo ifata abantu wakire waye service nabi. Ahubwo uzi ko hari abantu bagiye uzi ko umubabaro w'umuntu Imana yaremye. Naho yaba atari umuhanuzi. Wari wajya gushaka inguzanyo. Itumye abantu barenze 5 bababara hejuru y'umuntu umwe. Wari udore nka gutya nk'ubu ufite abantu 3 nawe wa 5 6 7 hazo uko bujya mwitoroye mukigira we mukigira umubare ushitse abantu 7 biwawe w'abantu 7 ugiye gusaba inguzanyo. Umuntu wari waje gusaba inguzanyo bakayigukererarwana kandi wujuje ibyangombwa byose, dosiye zose bagusaba warazizanye, nta kibazo ufite, ariko gusinya ngo inguzanyo yawe yakire ushinzwe kuyirekura banke si ya se si ya nyina nawe nakaza afitemo, ariko kugira ngo asinye amafaranga saye si uzayishyura, kandi igihe cyo kwishyura cyatangiye kubera ko inguzanyo wamaze kuyemererwa. Icyo ugiye kuyikoresha kugira ngo cyunguke wishyure neza nacyo cyatangiye kuba. Ibi ni byaha biri gukorerwa mu migisha wahawe. Reka nkubwire, amarira y'abantu biwe 7 bagiye kurizwa nuko mama we wabo wari ugiye gusaba inguzanyo atashye atayizanye, nibyo byagombye kujyamo. Reka nkubwize ukuri, niyo mpamvu navuze ngo akenshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda dufite ibintu bimeze nk'ibibazo byisukiranya. Niyo mpamvu rwose pe tugomba kujya dufata n'akanya tugasenyera na leta, kuko leta nta kibazo ifite, ariko ifite abantu bake. Tuvugira ibyaha byo mu migisha ntituvuge ibyaha byo mu gihugu. Oya, ni ibyaha byo mu migisha. Ibyaha byo mu migisha agiye naje kuvuga. Erega nabyo bikorerwa se munsi. Ariko n'abantu b'abanyagihugu bari mu gihugu. Utyo Utyo injiriraho. Twegera rero twegera. Ibi byaha byo mu mugisha utangiye gusambanira mu mugisha Imana iguhaye ngo nibwo ukiyabona. Tugeze mu gusamba nabyo. Yego, hari abantu bari imanzi mama Marione bashatse ari imanzi abandi ari imanzurwa. Handara amasugi n'amasuguri saba. N'amasuguri. Bese nta kintu bazi, ariko babonye buryo kibwo kubaho neza. Babonye imigisha. Baravuga bati ariko ko turukumva. Bagira n'amatsiko y'abagufi n'abarebare. N'abanini n'abinzobe n'abahanga n'abakongomani n'abaturukiya ubu hari umuntu wambwiye ngo urumva ngo abarokore ngo umugore wanjye ni umurokore. Ndashaka umusiramu, nshaka umuzungu, nshaka umubudiste, nshake babantu ubwoko inje abahindi ngo n'abageze ku matungo. Ubundi iyo ahetuye abazungu, ahetuye abirabura, abametisi n'abaki bose n'abinzobe n'abibikara ahita ajya ku butungo. Ibi byose ni ibyaha byo mu migisha Imana iguhaye. Mu migisha Imana iguhaye ubundi hishimye bangahe? Ni bande bafite ibyishimo bitewe n'umugisha wahawe? Nicyo kibazo ahangaha dusorejeho. Donc mu migisha Imana yaguhaye ije kuyisura, isanga yarishimewemo n'abanga, isanga warayikiranutse ute, witwaye ute mu mugisha Imana yaguhaye, witwaye ute mu iduka yaguhaye, witwaye ute muri kampani yaguhaye, witwaye ute? Byaha byaho hantu ko biri bugukoreho witwaye ute? Imana itugirire neza cyane. Murakoze, ndumva banza ari ibyo bintu ibyo nashakaga kuvuga. Umubyeyi Imana iguha umugisha. Reka dusoze tubwira abantu ngo nyabona niba ufite umugisha wituma habonekamo umuvumo uzanarana. Rega ntabwo uri wowe ugize umugisha, ntabwo umugisha ari uwawe, ni uw'abazagukomokaho. Ese abazagukomokaho bazasigara mu mugisha banezererowemo cyangwa bazasigara bafite umuvumo? Uri gukora umugisha nkaho abazawusigaramo bazawusanga. Uri gukora umugisha nk'uwagura cyangwa uri gukora umugisha nk'uwuvuma? Uri mu mugisha nk'uwukora ku buryo uhindura uruganda rw'umugisha, bihinduka uruganda rw'umugisha. Ba mu mugisha nk'uri gukora umugisha noneho.
uri mu mugisha nk'aho aho uzajya umaze kwambuka, umaze kuba umwuka, uzajya ugaruka gusura iby'iwawe ukanezezwa n'ibyo usize. uri mu mugisha nk'aho Imana yicara mu ijuru ikavuga ngo nejejwe nuko uyu muntu namuhaye umugisha wanjye. uri mu mugisha nk'aho umuryango wawe, usibye n'iyo Mana yo mu ijuru, umuryango wawe utarizwa n'umugisha Imana yaguhaye. uri mu mugisha nk'aho ugeze mu rwego uryama ugasinzira utuje, utavuga uti aha narengereye. Ese iyo utwaye imodoka uba wumva iramutse iguhitanye cyangwa se utwawe cyangwa ikuzimeho ukeneye abagusunika, wabona abagusunika? Ariko umugisha w'imodoka nawo twari kuvugaho, tuzavuga ubutaha. Ni byinshi. Ubundi niwe nagombye guhera, kuko izi modoka zo utwayemo abakene bangaye bakoze ubukwe. Va ku bakene uciye ku muhanda, ku cyapa, imvura iri kugwa Mariyone. Yego sha. Imvura iri kugwa, noneho abavuye kwa muganga bakigatiye uranamuteka akakubwira ngo, akakwereka ko hageze, kandi wagera nko hakurya ugasanga kimubiranduye nko hakurya. Oya, burya ariko kugirira gutya bikore Mariyone gutya. Jya mu kuzimu, niko bisobanura. Va mu modoka yanjye ujye mu kuzimu. Niba ushaka kugenda mu modoka itaguhenze, yangira henze, niba ushaka kugenda mu idahenze jya mu kuzimu. Kugenda muri ya yindi itagira amapine, ya yindi nuko nyine. Iyo mugisha mwitwayemo mute? Mariyone, reka nsoreze ikiganiro hano. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ikwishimire, keretse niba hari icyo naba ngucikanye. Nta na kimwe, ntacyo ncikanye. Twagira ngo dusoze tubabwira ngo mukorere neza umugisha mu migisha, mufate umugisha muwubyaze iyindi migisha. Amen. Yesu abaho umugisha.